Twongeye kubaha ikaze kuri Top Figure TV nk'uko twari twayibemereye ubushize mu biganiro byacu nk'uko byagiye bitambuka hano kuri channel yacu. Tubabwira ko mu minsi mike tugiye gutaha stade Amahoro, none uno munsi byabaye rero tugiye kureba mbega ibirori byagenze gute, mbega muri stade Amahoro habereye iki, mbega ibirori byabereye muri stade Amahoro byitabwe nande, abashitsi bakuru bari bahari ni bande. Tugusaba rero gukanda subscribe, wugurura n'akazogera kugira ngo ibiganiro byacu buri gihe uko bigenda binyura kuri channel bigenda bikugeraho. Rero agasha kabereye muri stade Amahoro niko tugiye gukurikirana muri iyi video tugiye kureba. Tugusaba kwegera channel yacu kugira ngo n'ayandi makuru tugiye kukugezaho ajyanye n'ibigezweho agende akugera. n'abandi banza yapfuye waje za saa sita abari hanze nta na kimwe cya kabiri cy'abarimo hano ntugabona baje bitari bakwerekaga ntabwo nabona
finale ntabwo irimo. Yewe ndimo ndareba match ya mwana.
urakoze cyane kurandika dutangira umukino